bavunaguye ingingo zose ndetse mu mutwe wawe wumva harimo ibintu bigendagenda. Urabyumva? Ujye ubyumva? Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Nabigambiriye ko nzaguha umugisha, narirahiye ko nzakugirira neza. Tegerereza mu gusenga, wongereho no kwizera, mu gihe gikwiriye uzabona ineza yanjye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntakumenya izina nicyo kizatuma ntanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Uzaca mu bikomeye nzaba ndi kumwe nawe, ibiteye ubwoba ntacyo bizagutwara. Haranira gukiranuka kandi ukora ibyiza, nanjye nzaguheka ngeze imbizi y'uruyenzi. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Naguciye nk'imanzi mu biganza byanjye, mufashe ukuboko ntabwo nzakurekura. Imisozi kuri imbere nzayimanura, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzakenyuruza abami kugira ngo mukenyeze. Ukiri hano mu isi uzabona ineza yanjye, guma mu murimo wanjye mubitiye n'ubugingo. Ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye niko bizasohora. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntiwihebe kuko ndi Imana yawe. Uko nabigambiriye niko bizaba, uko nabisezeranye. Kuwa kane kwa gatandatu ndabyara, muri materiyeri baguze nta kigoma kirimo, nta gitenge, mbyarira ku Muhima nta mituweli. Mwumva ukuntu muteza ibibazo igihugu, mugateza ikibazo umuryango. Igihe cyose ufashe imbaraga z'uburara uteza ambutiyaje ahantu hose muri societe hose. Byabaye ngombwa ko mbyarira ku Muhima, banca 15 cyakora Marine zibazije kureba umwana wazo, kuko umugabo wanjye aragiye arababwira ngo Marine ziyongere nabyaye umuhungu. Baza kureba iniga yabo ariyo Marine yabo. Bageze babaca 15 baragenda bariba, baratubura baraza barongera barayishyura. Bamanukana Umuhima n'amaguru n'umwana wabo.
bari guserebura ko ibebi yabyaye amaniga, nongereye imbobo n'abarara, igihugu cyiyongereye. Iyo ubyariye mu mihanda ukabyara mu burayi uba wongereye akazi igihugu. Twageze mu rugo bazana umugina Kanyanga barampemba, bamaze kumpemba bazana umugina bakajya baha umwana wabo, bakajya bamuhuhira imyotsi mu mazuru. Uwo mwana wari uvuye kwa muganga bahita bamwita izina, bamubwira ngo Imana niyo nkuru uzakura amana, Imana niyo nkuru uzabaho, tukwise Imana niyo nkuru Irene Fabrice, ni nako yitwa. Umwana yakuze tumuha imyotsi, sinzi guheka ku myaka 15 sinzi konsa. Umwana natogosaga amazi ngashyira mu rumogi amanywa nijoro, umwana yatunzwe n'amazi ari mu rumogi. Uwo Fabrice, uwo muhungu mbabwira agize imyaka 18, ni umwe mu bana batazi guseka kubera ibyo biyobyabwenge yakuze anywa, atazi amashereka ya nyina, atazi umugongo wa nyina, kubera imbaraga z'uburara. Ibi bintu murebera, ibintu leta irwanya, ibintu amatora n'amadini yashyizemo imbaraga, muragira ngo Imana niri kubagirira neza. Uri kubitoza abana, uri kwirwa ubinywera aho bareba, uri guhemukira Rwanda rw'ejo. Mwana wanjye kurataza ibera, kurataza umugongo kubera gutangira mu burara afite imyaka 9. Yesu yaje kumfata rero, narananiye wa mugabo naramukubitaga, tukarwana umugeni ngumi, leta ikazi gakiza, bagafunga umwe bagafunga undi. Yesu ahagoboka twananira ngo nge niniga. Hanyuma ku myaka yacu 2 twari tumaranye, anyirukanye iryo joro ndabyuka nigendera nkaruvamo nkamusigira umwana we. Yesu arahagoboka nkuko namwe yaje, mwamvugira ngo amen. Amamagaza ijwi rirenga ndaryibuka nkuko nawe uri kumvira ijwi. Arambwira ngo mama Fabrice urarushye n'indarushye. Ijwi rirambwira ngo mu gitondo duhurire mu nzu yanjye. Ababa mu nzu y'Imana, haleluya. Mu nzu y'Imana habonekamo imigisha n'ubuzima, haleluya. Arandarika Yesu uyu wamanutse kuri uyu musozi. Ngeze mu bapene sanga Yesu yanyiteguye, yanteguriye amagambo aruhura umutima. Muri Yesu niho nyine umuntu yumviye amagambo aruhura umutima. Muri Yesu niho twakiriye hahamuka. Muri Yesu twahageze dukanuye, tuhabwa kureba neza. Muri Yesu twahageze nta kambaro, Yesu aratwambika turabera. Muri Yesu harimo ibyo ukeneye, mwamvugira ngo amen. Ndashima Yesu ko kuva namwakira 2008, kuva namwakira na bugingo n'umusindicuza ko namwakiriye. Umunsi kundi Yesu agenda neza intambwe. Uwadandazaga amagara uyu munsi ndi umucuruzi kazi ucuruza Nyarugenge. Uwadandazaga amagara uyu munsi ufite umuryango w'abana 4 bavuye mu mbyaro 11, byaye imbyaro 11, hariho abana 4. Uwari uwo nguwo w'umurara munsi y'ikiraro uyu munsi ndi umwe mu bafatanya bikorwa n'igihugu cyanjye n'amatorero n'amadini mu kurwanya ibiyobyabwenge, mwamvugira ngo amen. Uwabaga munsi y'ibiraro uyu munsi nanjye afite igipangu kirimo abana 7 Ndera, n'abandi modeshereza amazo, n'abandi barya kuko Imana yampaye umugisha, mwamvugira ngo amen.